urayikuramo uyimwereke. Oh, bravo vainqueur. Wow. Bravo vainqueur. Kukuramo yellow color. Urayikuramo nayo uyimwereke. Urayikuramo uhite uyimwereke. Oh, bravo. Oh. Gufata ni yellow color. Bravo vainqueur. Vainqueur. Totari nangahe? Totari yose inshuro 3 ni 29,000 by'amadolari. Byanditse hano. 29,000 by'amadolari. Ku buryo se bababwiye ko hari bitanga resultat nziza, bitanga igisubizo cyiza. Mbese ni imihangayiko iyo ureba umwana wawe ashaka ko umuhora hafi umukorera ibintu byose bishobora bituma umuntu atajya kushakisha mu buzima busanzwe. Urabona mu buzima busanzwe umuntu abagomba kujya gushakisha kugira ngo nawe ashobore kubona ibimutunga. Yego. Nizo mpungenge mbafite. Nakumva rero hari nk'ubufasha ashobora kubona aho hantu nkahita nihuta njya gushakisha amakuru nkakurikirana ngo numve ko bishoboka. Inkuru yanjye TG Automobile, iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 kuri indi. Komforo yizi modoka muntu wanjye ndayigutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yiguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Nicyo twifuriza buri muntu wese udutega amatwi, akomeze abeho yongere abeho. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi, ni mama Vainqueur cyangwa Marie Rose. Niwe tugiye kuganira ku buzima by'umwihariko bw'umubyeyi ufite umwana, tuvuga ngo ufite ubumuga buriya. Yego. Mama Vainqueur, tuguhe kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Uri amahoro? Turi amahoro. Nk'umubyeyi wenda mbere ko dutangiye ikiganiro, ntabwo ari ubwa mbere tugiye kuganira. Ndifuza ko wenda hari nk'aga tips ushobora guha ababyeyi cyangwa utuntu ushobora guha ababyeyi kugira ngo barere abana babo neza mu gihe umaze urera. Uyu mwana ni umuhererezi wawe, ufite abakuru. Nk'utuntu twatuma abantu nyine bavuga bati nyaboneka murera abana neza muri iki gihe kigoye cy'ikoranabuhanga cy'iki, nk'uduki dutatu. Wenda nk'abana bafite ibibazo by'ubumuga, mbere na mbere umubyeyi agomba kumukunda pe, akamwereka urukundo, akamwitaho. N'abana nabo bagira urukundo. Umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo kumwereka urukundo, akamwitaho. Ariko noneho nk'uko mbajije muri iki gihe cy'ikoranabuhanga, urabona abo bana kenshi ntibakunda kujya ku ishuri, ntibakunda kujya hanze. Bamwe baguma mu nzu kuri televiziyo bareba udufilime, bareba uduki. Nk'uyu wanjye akunda kureba udufilime, ntabwo nkunda televiziyo, akunda gukoresha telefone. Yego. Azi gukoresha telefone akishakira ziriya kinamico, sinzi niba nazibabwira, akunda amakinamico y'abantu. Nta kibazo. Akunda Papa Sava na Mama Sava. Yego. Agakunda ni filime n'abamenyi.
nabo babirakurikira Yego. azi kubashaka ibigezweho abimenya kubireba kuri telefone yego ariko hari nk'igihe yigeze kureba filime ntangira kumva hajemo ibintu bitari ku myaka ye Yego. ndamubwira ni ntuyirebe akabyemera none se afite ikihe kibazo ntabwo ari autisme oya ntabwo ari autisme we ni paralysie cerebrale paralysie cerebrale nigeze mu kiganiro mperuka kubagezaho nababwiye nyine uko yagize iyo paralysie bigenze gute nagiye kwa muganga igihe cyo kumubyara kigeze ngeze kwa muganga nabyita ko habaye impanuka habaye impanuka kuko nagiye nzi ko ndi bugarukana umwana muzima kandi aho nagiye nabo urebye nta ruhare babigizemo mbese nabyita impanuka nk'uko umuntu ajya mu muhanda azi ko agere yajya agakora agisida yagira amahirwe ntapfe akamugara cyangwa akagera gute nawe iyo mpanuka rero yo kuvuka ananiwe yagize icyo bita kubura oxygene avuka mu bwonko byo byatumye amera gutya ariko nabwo ndashima Imana bamugani ko atapfuye ngo ntahane serikeye nkamutahana n'ubu turaganira turakina arishima nkishima bajya bavuga mu kinyarwanda ngo akamuga karuta gatura mama Vainqueur uyu mwana witwa Vainqueur kugira ngo abantu bataza kwibaza ngo Vainqueur ninde yego umuntu ashobora kwibaza harabo twagiye tugana ababyeyi benshi ari kuri kamera inyuma ya kamera bati ni igikomere kidasanzwe kubona umwana wawe atagenda afite ubumuga yagize ubumuga bingana gute we mu mutima wawe ni igikomere nyine umubyeyi agendana ugerageza nyine kubyirengagiza ukajya mu yindi mirimo isanzwe ariko ubu kumwitaho birahenze cyane bisaba kumuba hafi nk'ubu uyu mwana turacyamukarabya yego iyo agiye afite imyaka ingahe agize 16 ariko twamenye ko afite iki kibazo afite imyaka 8 Gera ibaze niho twabimenye ahandi nta kibazo yari afite se mbere y'imyaka 8 kubera ko tumuvana kwa muganga baratubwira ngo ni ibintu bizashira ntabwo batubwiye neza ngo umwana azagira ikibazo kimeze gutya na gutya nibwo twamenye izina paralysie cerebrale narakubwiye nigeze ndagenda ndashakisha ahantu hose ndabimenye none ubwo twari tuvuze uko nyine igikomere umubyeyi aba afite nari mbabwiye ko ubu turamukarabya twiborosa aragerageza natwe tukarenzaho iyo agiye kwiherera yijyanayo arabivuga nyine ugomba kuba ufite ubwiherero bujyanye n'uko ameze mbese ubwiherero bwa siyeje azi kwijyanaho agakanda amazi mwanda ukagenda ariko kwihanagura intoki kujyana akaboko kwihanagura bigoye nitwe tubimukorera ibyo rero bisaba ko ari ababyeyi be baba bahari cyangwa abavandimwe ba hafi kugeza ubu akiri mutoya abakozi barabimukwa kundi usigira umwana ukiri muto cyane ariko ubu naho ababyeyi iyo mpari ndabimukorera naba nahari papa bagomba kuba hari kubyakira ntabwo bimugora undavuga umwana oya arabitubwira rwose nta kibazo ukajya kubimukorera wishimye museka kuko iyo ashaka kujya arakubwira agatanga sinya akajyayo akakubwira ati ngiyeyo yarangiza amaze gukanda amazi akaguhamagara ukagenda ukamukorera ibisigaye na papa we arabikora reka tubivugeho bitewe by'umwihariko n'inkuru nyinshi tujya twumva iyo umugabo atabaye mwiza umugore aba mwiza iyo umugore yabaye mubi umugabo aba mwiza iyo mugize imana mwese muba ababyeyi beza ufata gute papa wawe papa w'umwana aho amufata neza cyane rwose amwisanzuraho iyo ntahari papa waba ahari iyo ashaka kunywa amazi arabimubwira kuko ntabwo ashobora kwisukira amazi ngo yinyweshe cyangwa kurya iyo nahari papa waba ahari buri gihe aramwumva akamwitaba bwangu akamusaba ikamuha icyo ashaka yego wagira inama ki ababyeyi batajya bita ku bana babo iyo bagize ibibazo nk'ibi ngibi cyane ko dukunda kubyumva nko ku bagabo n'abagore cyane ko dukunda kubyumva nko ku bagabo ugasanga umugabo ahise abaterera iyo mbere na mbere nabanza kubihanganisha nk'abantu bafite icyo kibazo wenda hari umwe mu babyeyi utarabyakiriye kuko ni impanuka umuntu atwita azi ko azabyara umwana muzima akavuka afite ikibazo runaka muri abo babyeyi bombi nabo baba barabigizemo uruhare biba byaraje gutya bibagwiriye niko mpora mbyita impanuka wenda nk'umupapa wenda utitabira kwita kuri uwo mwana we rwose namugira inama yo kwisubiraho kuko we yagize imana avuka ari muzima ni muzima yikorera ibyo ashaka byose kuri we nta kibazo ariko ugize impanuka ukagira umwana wawe akavuka hakaba impanuka akagira ikibazo
ntabwo ari umupapa, ntabwo yarakwiye gutererana mama w'umwana. Hari n'umumama w'umwana waba wenda yatererana umwana aho rwose byaba ari indengakamere. Yego. Nabagira inama yo kwisubiraho kuko ni ibintu biza bidateguje. Nta muntu nta nubwo babiroga. Hari bashobora kubeshya wenda ngo ati ndemeza ko batabiroga. Oya. Ni impanuka rwose. Ni impanuka. Rwose. Okay, isomo rikomeye wakuye kukurera kwawe na papa w'umwana wanyu mugashyira hamwe n'irihe? Wanabwiye n'abandi babyeyi. Isomo nakuyemo nuko njye na papa we dushyize hamwe ku buzima bw'uyu mwana. Yarwaye, hari nk'igihe yigeze kurwara rwose ntahari, ku kibazo cy'igicuri yigeze kugira, ukabona imyitwarire irahindutse. Naba ntahari papa we nyine akihangana, akamurwanaho, akamufasha, akamujyana kwa muganga. Icyo gihe ntahari ari wenyine, ariko buri gihe bibaye ngombwa iyo tumujyanye kwa muganga tugenda twembi, tugafatanya niba nicaye mufashe akajya kumwandikishiriza imiti, niba ari we umufashe nkajya kwandikisha imiti cyangwa nkajya kwishaka muri farumasi. Mbese byose turabifatanya tumwitaho. Urumva ko no kumukarabya rwose amwitaho nahari akamukarabya. Kurabona n'umwana mukuru, undi muntu umukarabya mu rugo tudahari ni mukuru we. Iyo ari mu masomo ngomba kuba mpari cyangwa papa wahari. Ese umwana mukuru uwo nguwo umukarabya bo ntabwo bigeze bahungabanywa ahubwo n'iki kintu? Bo bashaka ikintu kitatuma uyu nguyu abona ko yahungabanye, atabona ko yatereranywe, bamwereka urukundo, bamukinisha, amukoresha siporo, hari n'igihe amukoresha harya ni pompage, kugira ngo arebe nyine baseka bakina agapira. Iyi shusho yo mu rugo ibisa gute, ibiryoshye gute? Nk'iyo ntashye wenda maze ntahari, aza yihuta akaza kundeba, uyu nguyu akansanganira cyangwa akabwira papa we bakantelefona. Azi gukoresha sinye zo gutelefona. Iyo ashyize ku gutwi uzi ko ari telefone, iyo ashyize ku gutwi iyo ashyize ku gutwi umenya ko ari telefone, agira gutya akavuga ati mama, ngo bakamenya ko ashaka ko batelefona mama tukavugana. Ndamubwira kumva bimwe na rimwe, mbese ibyo mubwira byose arumva, yumva neza cyane. Kandi azi no gufata mu mutwe. Umukunda gute? Yewe urumva ababyeyi bose burya ababyeyi bose bakunda abana babo, urebye babakunda kimwe. Ibyo wifuriza ifura nibyo wifuriza ukurikiyeho, gutyo bose mubyeyi babifuriza ibyiza. Uyu rero we hari igihe wenda umuntu yavuga se kumukunda wenda sinavuga wenda ugashaka kurenzaho kugira ngo urukundo rwinshi kugira ngo abone ko ari kumwe n'ababyeyi bamukunda nubwo afite iki kibazo. Yego. Rero mwagiye kwa muganga bababwira indwara n'uburyo yo kuvurwa, bitubwireho. Ikibazo nyine cya paralysie cerebrale, urumva ngo yabuze oxygene avuka, hari imitsi imwe y'ubwonko ihita isinzira. Menya hari n'ipfa burundu, ariko kuri we uko tubona ameze ni nk'imitsi yasinziriye, mbese habuze nk'akantu gato rwose. Iyo avukaho nka mbere ho nk'isaha igihe yavukiye hari yaje kuba ari nka muzima hari 100%. Tukimara kumenya ko afite ikibazo cyitwa paralysie cerebrale, njyewe ubwanjye nagiye muri Google. Hari paralysie cerebrale, bamenye ibyo ari byo, ko ari ukubura oxygene umwana avuka, mbese akavuka ananiwe. No paralysie cerebrale itandukanye na autisme cyangwa na trisomy, biratandukanye. Ariko byose ni ibibazo nyine umwana abana nabyo kugeza igihe Imana ibishakiye. None ubwo tumaze kumenya ko afite paralysie cerebrale, rero twebwe ngewe nagiye nshakisha nkandika nayahe ma hopitali ashobora kuvura paralysie cerebrale. Kuri urabibona pe, nabonye henshi cyane, tukabandikira bakaduhakanira, tugeze ubwo twigeze kujya no mu Buhinde muri 2023. Ariko ubu noneho ikigezweho kuri paralysie cerebrale mu mwaka ushize 2025, hari aba hopitali yo mu Buhinde yaje mu Rwanda gusobanura uburyo ifasha abo bana abafite paralysie cerebrale, abafite autisme ndetse n'igicuri. Batubwiye ko hari ukuntu nacyo bagikoraho na za trisomy. Ubwo hari ibyo bitaro byo mu Buhinde, hari umuganga w'umuneurologue, si ngombwa ko mvuga uwo ari we, w'umuneurologue wo mu Rwanda wafashe initiative ajya gusura ibyo bitaro, yagiyeyo mu Buhinde. Noneho
avuyeyo bakoze baorganije navuga ngo ni conference baraduhamagaye baranditse babonye iyo message twitabiriye iyo conference yabereye kuri 23 z'ukwa 12 2025 ibera hariya kwa Rando harimo dogiteri w'umuhinde n'uwo bari bazanye n'uwo muganga w'umunerologe wo mu Rwanda n'ababyeyi dufite abana bafite ibibazo bitandukanye baradusobanuriye batubwira ibyo bitaro uko byitwa ni bitaro Mumbai Hospital ni bitaro byitwa Neurogen Brain and Spine Institute mu Buhinde muri iyo conference hajemo n'ababyeyi b'abanyarwanda baza kutubwira uko abana babo bari bameze mbere nuko babajyanye uko byagenze harimo n'umunyakenyakazi wabyaye impanga 3 zigira ikibazo cya autism zose ko ari 3 mu rugo yari afitemo nyine abana nyine bari bagoye kurera kubera imyitwarire nyine y'abana ku buryo se baje kubafasha se bo barabafashije mama yarahari twari kumwe muri iyo nama atwereka amavideo y'ukuntu abana mbere mu rugo bari bameze nta kintu cyari kikimanitse mu nzu nta frigo nta televiziyo byose baramanuye abana nyine abana bafite autism mu ukuntu baba bitwaye hanyuma nawe aza kumenya amakuru y'ibyo bitaro abajyanayo barabatweretse bajyayo babatangira kubavura batwereka bavuyeyo noneho barimo kunyonga amagare ubundi muri quartier umubyeyi yagendaga afasha akaboko aho bagiye bakagenda nyine no kugenda ufashe kugira ngo atiruka mu muhanda n'imodoka ariko tuza kubona bavuyeyo barimo kunyonga amagare muri quartier bari kumwe n'abandi bana bitonze noneho bya bindi bahirikaga babirindura mu nzu byarashize n'undi mu mama umwe w'umunyarwandakazi nawe wari ufite umwana yajyanaga nawe mu nzira akagenda yisobanura kubera ko yagendaga guhura n'abantu abatera imigeri abashikuza ibyo bafite bikaba ngombwa ko ababwira ngo umwana wanjye afite autism nawe yagiyeyo mu Buhinde baramufashije n'abandi abantu bavuga ko autism idakira hari indwara idakira ariko hari indwara bagabanya ubukana urabyemera ko indwara bashobora kwigabanya ubukana wenda nk'urugero wenda sindi umuganga cyangwa se n'umuhanga cyane mu by'ubuvuzi ariko hari nk'umuntu ufite nka kanseri n'urugero turabizi ko kanseri idakira ariko umuntu yabona ubuvuzi aho kumara nk'imyaka 5 ayifite akazamara nka 15 cyangwa 20 akiriho kubera ubufasha yabonye bw'abaganga nge nemera ko Imana yatanze ubuhanga ikabuha abaganga nyine bakadufasha ngo baragasanasana iminsi ikico yego niko bimeze yego we rero se icyemezo waje gufata n'ikihe nyuma yo kuva muri iyo nama kuri Vainqueur maze kuva muri iyo nama numva twavuye baduhaye amakontakte yabo baduhaye udukarita de visite twabo nyuma yaho twaraganiriye tukiri muri sale tutarasezeranaho ngewe ku bwanjye ruhande basabye raporo y'umwana mbese nababwiye uko umwana ameze bansaba raporo medicale nabaye raporo nari nakuye mu Buhinde bansaba amavideo ye mbese bansaba activités ze zose akora ndabibohereza wigeze kumujyana mu Buhinde harya nigeze kumujyanayo nabo hari icyo bakoze kuri physique ye ko yagendaga horaga yitura hasi yitega hari ibyo bakoze nabyo byagize icyo bitanga ubwo rero twabahaye raporo nabo baradusubiza batubwira ko nyine bashobora kumufasha yego ntabwo biba 100% ariko nk'ubu bamufashije nubwo byaba 60% cyangwa 50% cyaba ari ikintu gikomeye yego nk'ubashoboye kujya kwiha amazi akanywa agashobora kwikorera isuku neza mbese hari nubwo urumva nko kuvuga arumva neza pe avuga amagambo adafite inyajwi inkeya wenda kuvuga wenda ana amata mbese arabivuga ariko muri ngewe nk'umubyeyi hari igihe mba nibwira nti wenda bamuhaye nk'ubwo bufasha hari igihe ayo maneri ya afasha ururimi kuvuga gukora kuko bambwiye ko ururimi ntabwo rukora muvoma neza mu kanwa yego ubwo ntabwo sinye zitangwa nkanjye nka mama we nkoma nibaza wenda ashoboye nko kuvuga no kwiga byakoroha kuko afata mu mutwe wenda sinzi niba nabankuri nkamubaza nk'akantu gatoya nta kibazo feel free wenda namubaza nk'akantu mukareba Vainqueur
ngiye kukubaza hanyuma hano uratwereka hano nyereka ahantu hari imbwa nyereka akora ahantu hari imbwa hakore aha hakoze none izi mbwa ni zingahe mwabonye ebyiri arabizi kuvuga haryo biragoye iki kuvuga ntabwo ariko wenda namubaza nk'ijambo akaza kurivuga wenda ahangaha nyereka inka hano nyereka kuri aya mashusho nyerekaho inka inka yikoreho yinyereke hano hari inka zingahe hari inka zingahe mwereke n'urutoki inka imwe none se veke inka iduha iki amata inka iduha amata urumva ko aragerageza nk'ubwo nkaba navuga nti ese wenda nk'ubwo ururimi rugobototse akashobora kuba yavuga cyangwa izi ntoki zigashobora kuba yakwandika wenda namubaza n'ikindi kintu gatoya mukabona ko mu mutwe we harakora neza pe abonye sapoti ubuzima bwakomeza nk'amabara amakarazi twayamubwiye mu cyongereza nk'ubu hano ushobora kumubaza kankuremo izi nizo mfashanyigisho nkoresha iyo ndi mu rugo turi kumwe mu rugo ndagerageza venkeri hano ugiye kumpa redi kara urayikuramo uyimwereke redi kara urayikuramo uyimwereke mwereke bravo venkeri noneho hano ugiye gukuramo yelo kara urayikuramo nayo uyimwereke urayikuramo uhite uyimwereke bravo gufata ni yelo kara bravo venkeri venkeri uri umuhanga ni umuhanga cyane akunda no kunywa rero akunda ji akunda amata akunda na shokora noneho ndashaka kugira ngo hano atwereke icyo akunda hariya muri ibi biri hano byose hano hari amazi hari ji ya epo hari shokora hari n'amata ngaho muri ibi byose icyo ukunda cyane ni iki icyo ukunda kitwereke gifata ukitwereke icyo ukunda cyane kurusha ibindi shokora akunda shokora noneho nyuma ya shokora mu bisigayeho ikindi ukunda kurusha ibindi ni iki igisigayeho ukunda kurusha ibindi mu byo kunywa amata bayita gute bayita ngo ni iki mwereke mubwire amata yego rwose akunda n'amata akunda no kunywa amata cyane venkeri urishimye ngo yego arishimye azi kuvuga yego mama venkeri nyuma y'uyu mwitozo usobanura gute ubuzima bwawe nawe usobanura gute progress iyo ari yo yose yaba ku muhungu wawe wenda nka progress wenda icyo nifuza mpora nifuza kuri we nifuza ibyiza ko yazashobora kuba bavuga ngo self independent kuko ababyeyi ntiduhoraho kandi agomba gukura wenda ubuzima bwe buzaba buciriritse kubera nyine ikibazo afite ariko nk'ubashoboye navuga ngo kwi-exprime akashobora gusaba ikintu bimworoheye cyangwa se cyaba gihari niba ari nk'aya mata akaba yashobora gupfundura akayiha akanywa n'iyi shokora akaba yashobora gufungura akayiha akanywa mbese wenda ubwo buzima ashoboye kubugeraho ariko mbona wenda nk'ubwo buvuzi mvuga wenda ashobora kubona numva hari icyo bwamufasha ubwo buvuzi se wenda bakubwiye ko bushoboka batubwiye ko bishoboka nyine nababwiye ko twagiye muri konferanse yabo bo baduhaye iki gitabo turebamo uburyo butandukanye uburyo bakora baduha ingero nyinshi mbese batubwira uburyo bafashamo aba bana nk'ubu batubwiye ko kugira ngo pararize cerebrale yabuze oxygene avuka nk'ubu hano hari igice iyo barimo kubavura hari ahantu babajyana bita ngo muri ozone habamo oxygene ni ahantu ngo muri chambre
babinjiza none ubwo nibo babizi uko babikora muri iyo chambre irimo oxygene bagakora ku buryo bohereza oxygene muri cerveau ya oxygene babuze oxygene kuko urumva ntategeza ko noneho urumva oxygene iramutse igiye hahandi yabuze numva hari icyo yakongera bakubwe ko bisaba iki ibya mbere na mbere bisaba amafaranga kuvurwa kujyayo n'ukujyayo kujyayo ubwo twaraganiriye batubwira ibiciro byaho mu mashambre mbese kuvura kose tretoma yose bajyayo inshuro 3 zitandukanye babavura mu byiciro 3 icyiciro cya mbere uramujyana bakabanza bakamukorera ibizamini banatubwiye ko hano mu Rwanda tuzi ko dufite icyuma kiri hejuru mu kureba mu muntu imbere tuzi MRI MRI irahari turayifite mu Rwanda yabanje mu bitaro byacu bikuru nanjye numva narayiciyemo Faisal nayiciyemo nanjye nafite ikibazo runaka hanyuma batubwiye ko bafite noneho ikindi kisumbuye kuri MRI batubwiye ngo kitwa PET scan niko batubwiye numva niwe sinzi niba mbivuze neza cyo noneho kireba mu bwonko kikareba muri bya bice by'ubwonko byangiritse noneho bajya kuvura noneho akaba ariho bohereza ya produit bakuye muri na sinzi kumenya hari imisokoro y'amagufa batera muri colonne vertebrale bakayohereza ikazajya igenda ijya kurepara gukemura ikibazo aho cyabaye bwa mbere rero batubwiye ko iyo ugiyeyo bwa mbere usubirayo nyuma y'amezi 6 kongera ugasubirayo nyuma y'amezi 6 niba ntibeshye niba ari 3 bwa mbere iyo ugiyeyo igiciro batubwiye na $12 harimo ibintu byose dore biri hano byose byanditse hano ibyo bamukorera hano batubwiye ko mu minsi ni ibyumweru 2 umarayo bakamukora ibyo bintu byose no kumushyira muri ya chambre irimo oxygene ngo bakayohereza ukuntu babikora ngo bakayohereza aho yabuze cya gihe avuka noneho ubwo icyo ni igice cya mbere kimara nyuma y'amezi 6 ugasubirayo noneho ubwo usubirayo inshuro 2 nyuma y'amezi 6 bwa mbere bishyuza $12,000 wasubirayo bwa kabiri bakakwishyuza $8,500 no ku nshuro ya gatatu $8,500 ku buryo byose totali yose izi ni facture pro forma batwoherereje byanditseho byose na totali yose inshuro 3 ni $29,000 byanditse hano $29,000 ku buryo se bababwiye ko hari bitanga resultat nziza bitanga igisubizo cyiza nkurikije nanone ku matemoignage y'ababyeyi twari turi kumwe nabo batweretse n'uwo mama w'umunyakenya wari ufite abana 3 hari cyahindutse n'ubuvuzi se bushya n'ubuvuzi bushya kuko ubushize wagiye mu Buhinde mu bihe byashize ho nari nagiye ahitwa muri Niyot Hospital niyo nari nagiye ariko ubu noneho ni muri Chennai ubu noneho ni Mumbai ubu ni Mumbai bababwiye ko ubuvuzi bushya kubera ko tekinoloji igenda itera imbere baravumbura kandi ngira ngo urabizi aho tugeze nko muri iki gihe tekinoloji ya AI ahantu igeze bisigaye ibintu byinshi byaroroshye za chat GPT za mbese ni byinshi ntabwo rero n'iterambere mu buvuzi rigenda bagenda bavumbura watubwiye ikintu gikomeye uravuga uti agomba kuba independent independent ku buryo n'igihe nyine ataba ari kumwe n'umubyeyi ashobora kuba hari ibyo yakwikorera yakwisabira yakomereka mise nibaza ngo worries ni biki ukunda kugirira ubwoba imbere hazaza ndakugira ubwoba mu gihe yaba ashobora kuba ari atakiri kumwe n'ababyeyi be kandi akeneye kubaho atari kumwe n'ababyeyi be atari kumwe n'abavandimwe be ba hafi ari nk'ahandi hantu nk'ubakashobora wenda ntabwo aziga za kaminuza cyangwa za segonderi uko bigaragara ntabwo ndimo kubeshya cyangwa iki biragaragara ariko ashoboye kugira communication de base
anahantu ari wenda ari kumwe n'umuntu umwitaho akaba yashobora kumufasha ikintu runaka atahohoterwa ngo bibe bucece, kuko wenda abana nka bameze gutya hari igihe ashobora guhohoterwa uburyo runaka ntazi, akashobora kuba yakwirwanaho cyangwa yakwirinda nk'iryo hohoterwa ashobora gukorerwa. Mbese ni imihangayiko iyo ureba umwana wawe ashaka ko umuhora hafi, umukorera ibintu byose, bishobora bituma umuntu atajya kushakisha mu buzima busanzwe. Urabona mu buzima busanzwe umuntu aba agomba kujya gushakisha kugira ngo nawe ashobore kubona ibimutunga. Yego. Nizo mpungenge mbafite. Nakumva rero hari nk'ubufasha ashobora kubona aho hantu nkahita nihuta njya gushakisha amakuru nkakurikirana ngo numve ko bishoboka. Ufite se wenda icyo wumva waheraho kugira ngo ujyeyo? Ku bushobozi bw'umuryango nanjye ibyo ari byo byose ntabwo umuntu yaba ari aho bavuga ngo ari ikintu, umuntu hari aho umuntu yahera. Nk'ubu nka famiye nkatwe dushobora nko kubona wenda bere nko kuri 5,000,000 nk'urugo twazishaka tukazibona, ariko nk'ubu ndimo kureba ku bandi bantu, abavandimwe, inshuti, n'abandi bantu babona nk'iki kiganiro, inshuti za inkuru yanjye bose cyane, inshuti z'inkuru yanjye, inshuti zacu z'umuryango, abavandimwe, n'abandi bantu babona, n'abandi bahita baba inshuti zacu. Yego. Wumva kugira ngo wenda ubwo basabwa 2029? Oya, ntago ari urebye, kuko hariho nk'ahantu bavuga ngo hari ibintu bitarimo, hari ibyo bavuga wenda ngo ntabwo birimo in the package. Njyewe nararebye nkoze imibare yanjye, ndebye n'amatike Kigali Mumbai inshuro 3, nararebye ejo bundi nariho ndeba ku by'amatike, sanga itike kugenda no kugaruka abantu babiri bigeze ku abantu babiri nkanjye yimujyanye inshuro imwe kugenda no kugaruka amadolari 1,600. Yego. Urumva rero inshuro 3 gukubye 3 kongera no 29 biri kuri iyi proforma invoice. Narebye ndebye ntagiye kure, nibura twaba dukeneye nk'amadolari 35,000, amafaranga menshi cyane, 35,000 by'amadolari, n'amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi cyane. Ubwo ni muri miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Birarenga miliyoni zirarenga ahubwo. Ariko nararebye ndatekereza si hari nk'abagira neza, hari n'umuntu ushobora kubona inyiki kiganiro akavuga ati uyu mwana reka tumuvuze, nabyo reka tumuvuze. Hari za ONG wenda, hari imiryango runaka navuga nk'itabara nk'imbabare, kuko ubu nawe turi nko mu mbabare kuko turababaye, tubabajwe n'ubuzima bwe. Hari imiryango niko ntekereza none kuvuga ati tubahaye impano runaka, muvuze umwana wenda mubone mwaruhuka mu mutima. Mbese ni nk'ibyo mba mvuga. Ari umuntu nyine nawe ufite ubushobozi ku giti cye, umuntu ushaka ubushobozi ku giti cye ashobora no kuboneka. Umwana igitanga abantu nk'abo cyangwa nk'institution runaka avuga ati tubaterera agacumu k'umwe tubafashe, mushobore kuvuza umwana wanyu wenda mworoherwe. Bamwe ko ari umwana ufite ubwenge, arabizi wenda ntabwo naberetse ibintu byinshi azi ashoboye. Nk'ubu muha iyi laptop ukayifunga, ashobora kuyicana akajya muri Google, akajya muri YouTube, kareba cyane rwose. Mbese bashobora gufata telefone agahamagara abavandimwe be, mushobora kumubaza amazina y'abakuru be akaba yakubwira. Venkeri, abo muvukana amazina urayazi? Arayazi. Ngaho mbwira umwe. Ana uramuzi? Undi? Mukiza. Undi? Fike, hari witwa Pacifique. Fike, Pacifique. Undi? So? Ana. Nuko aramukunda cyane. Amazina ya mama hari urayazi? Mbwire ndeba. Amazina ya mama narayakubwiye. Roza. Izina rya mama narize ngo ni Roza. Ongera rivuge twumve. Izina rya mama. Roza. Ngewe ubizi ndaryumva. Tubyumva. Yego. Mama Venke, reka tugane ku musozo. Wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya yabafasha bice mu buhe buryo? Nk'umuntu uri kutwumva kuri iki kiganiro ukuntu yadufasha, hari ushobora gukoresha telefone yanjye kuri mobile money. Waba utari mu Rwanda hari uburyo bwinshi bwo kohereza amafaranga.
hari za Western Union, hari za RIA, hari za buri wese azi ko yakohereza. Wevuga nimero ya telefone ahubwo. Yego. Nimero ya telefone hari n'uburyo bwa GoFundMe. Yego. Ahubwo babukwiye cyane. Nabwo tudumva tuzabukoresha. Naho nimero yanjye ya telefone bakwifashisha 0780 669 477. Yego. Yanditse ku mazina ya Mukansanga Marie Rose. Yego. GoFundMe kugira ngo umuntu se ajoining mwayifungura. Turaza kwifungura nikoherereze kuri WhatsApp. Ngiye ndebe kukiganira tuzayipininga hasi. None uwifuza kwinjira muri GoFund ashobora kuba yaca kuri iyo link tuzashyira hasi muri commentaire. Reka tuvuge tuti ntadusoreje. Sibyo? Ntadusoreje gusa niki gituma nyine ugira morale mbona ufite ukuntu wishimye kabone nubwo nyine waba warahuye na accident nk'iyi. Burya no gusenga nabyo bigira icyo bifasha, ukabwira Imana. Burya Imana ngewe hari ukuntu njya mvuga ngo Imana nko gusenga uyibwira byose. Ngewe hari izina nahaye Imana nayibwira ko njya nko kuyiregera. Imana nayise nka ribu yanjye. Nabona iyo ufite ikibazo runaka, sinzi wenda iryo jambo nkoreje nimba ari byo, iki ufite ikibazo runaka, ufitanye ikibazo n'umuntu runaka, ujya kuririmba. Ariko mu buryo spirituel ujya ku Mana ukayibwira, irakumva kandi nta mupaka igira ngo ni umucamanza utabera cyangwa wumva. Tuyibwira byose. Uko ubona rero ufite morali narabyakiriye, tubyereka Imana buri gihe. Umwana wacu tukamukunda, urabona n'umusore mwiza, mbese tukabyakira kuko ntabwo wakwitotombera Imana. Ibyabaye ntabwo ni ukubyakira nyine ukishima. Hanyuma wenda akandi nakongeraho nuko wenda ikiganiro wenda sinzi niba mubishyiramo watubwira ntacyo ko wenda n'igisohoka kizasohoka kirimo gisobanuye no mu Gifaransa no mu Cyongereza, ku buryo abantu bazashobora kumva n'abatumva Ikinyarwanda bazumva ibyo nashakaga gusobanura kubyerekeranye n'ubufasha dusaba bwo kuvuza uyu mwana ngo turebe ko ubuzima bwe hari icyahindukaho. Kuko twebwe ku bwacu ku giti cyacu nk'umuryango ari amafaranga badusaba yo ni menshi cyane. Ntiwavuga ngo ntiwayafatira credit. Ntabwo byakunda. Ariko dushyize hamwe byose byakunda. Dushyize hamwe byose birashoboka. Hamwe n'Imana birashoboka. Ngaho ngo reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tukubwiye tuti mukomere kandi Imana yakoze ko yamurokoye bye kuba mu bundi buryo. Naho Imana yemera ko genda ukundi gutandukanye nuko nyine nabyo urabyakira. Ni inzira zayo, niko igenga ibyayo kwibishaka, ikagenga abayo ikibishaka rwose. Yego. Ogira uvuge nimero ya telefone niyo dusorejeho nanone. Nimero ya telefone yanjye 0780 40 669 477 ibaruye ku mazina ya Mukansanga Marie Rose. Akoze.